Usibye kuba ari umwe mu basitari bakiri bato mu gihugu cy'u Rwanda, Chris Easy ni umuhanzi wazamuye izina rye akarigeza mu bushorishori. Si ibyo gusa kandi ni umuhanzi uzi gushaka amafaranga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Wowe wari ufite amatsiko yo kumenya ngo uyu muhanzi yazamutse ate, yabaye hate cyangwa se yavutse ate? Kurikira iki kiganiro kugeza ku musozo maze ubashe gusobanukirwa. Mbere yo gutangira, nimba uri mushya kuri iyi channel, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. Yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mu 2001. Amazina ye yiswe n'ababyeyi akaba ari Nsengimana Rukundo Christian. Uyu Chris Easy ni umwana wavutse nk'abandi, akaba ari umwana wavukanye intumbero yo kuba umuraperi cyangwa se umuhanzi. Si ibyo gusa kandi ni umuhanzi wanyuze mu bihe bigoye kugira ngo abashe kubaka izina. Uyu musitari kugira ngo yumvishe iwabo ko agiye kuba umusitari cyangwa se umuraperi, nabyo byabaye ingorabahizi kubera yuko ngo abaraperi benshi bakoresha ibiyobyabwenge. Gusa ku bw'amahirwe Christian yaje gushyigikirwa na mama we, ndetse mama we amusezeranya yuko azamufasha kugeza abaye umusitari cyangwa se ageze ku ntego ye yifuzaga kugeraho. Uyu Chris Easy yatangiye mu mwaka wa 2015 atangira aririmba indirimbo za hip hop, ndetse indirimbo ze zigera muri 20 za mbere akaba yaraziririmbye mu njyana ya rap. Si ibyo gusa kandi ni umuhanzi wabanje kujya ku ma stage kenshi cyane ahanganye n'abaraperi batandukanye, bikarangira abashije guhigika abandi, akaba umuraperi wa mbere muri bo ndetse akanahabwa igihembo kuko yarahanganye n'abahanzi barenga 345 bose, ndetse arabahiga aza ku mwanya wa mbere, bityo ahabwa igihembo cyo kujya kwigira ku buntu. Uyu Chris Easy ntago yigeze ahitamo kujya kwiga iby'ubukungu cyangwa se amasiyansi, ahubwo yihitiyemo kujya kwiga ibya muzika ndetse n'ibijyanye na video production. Ibi byose akaba yarabyize mu kigo cya IBTC. Uyu Christian akaba yaraje gukundwa n'abantu bose kubera ibihangano bye, ndetse agakundwa n'ingeri zose guhera ku bana kugeza ku bakuru. Gusa abamuca intege bo ntibaburaga kuko mu minsi yashize batangiye kuvuga yuko akora ngo indirimbo z'abana. Gusa ibyo ntiwabyitaho kuko indirimbo ze zibyinwa n'abana zikabyinwa n'abakuru kubera yuko buri wese azisangamo, aho usanga indirimbo ze zirebwa ku kigero cyo hejuru. Urugero nk'indirimbo yitwa Inana ikaba yararebwe n'abantu barenga miliyoni 7, naho Banayo ikaba iri gukabakaba muri miliyoni 9. Chris Easy kandi ntago akurikirwa n'abanyarwanda gusa, ahubwo ubwamamare bwe bwarazamutse bwambuka imipaka, ndetse kugeza kuri ubu ngubu indirimbo ze zikaba zirebwa n'abantu bose hirya no hino ku isi. Chris Easy kandi ni umwe mu basore beza bitapfa gushoboka ko kugeza kuri ubu yaba nta mukunzi afite. Gusa wowe nimba wibazaga ku buzima bwa Chris Easy ndetse ukanibaza nimba afite umukunzi, wowe wabyibazaga ufite n'amatsiko yo kumenya umukunzi we, rero akaba yitwa Pascaline, ndetse akaba yaramuhimbiye indirimbo. Gusa ikigaragara cyo nuko Chris Easy atajya akunda kumugaragaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyangwa se ahantu hose, bityo abantu bamwe na bamwe ntibatinya kuvuga yuko Chris Easy adakunda Pascaline. Gusa Chris Easy we kubera impamvu ze runaka, urukundo rwabo arugira ibanga. Yena nakubwiye ngo Chris Easy love life ye azayitangaza bidatinze, ariko ntago ari ukuri nyine igihe kiba kitaragera cyo kubitangaza. Kitaragera Easy, sibyo, reka tuvuge ko kitaragera, ariko se mu by'ukuri kuko nabonye inkuru nyinshi ejo washyize kuri Twitter agatweet uvuga ngo uri umwira bagusohokane kuri Sevaland. Aho ibyo bintu biragoye ko umuntu ufite umukunzi yakwandika icyo kintu. Muri inkuru zimwe zakozwe zavuze, bamwe baravuze bati kombi nta rukundo rwari ruhari. Abo ni abambere. Aba kabiri rurahari, ahubwo Chris Easy ntashobotse arashaka guca inyuma umukobwa w'abandi. Aba gatatu ni long distance relationship byamunaniye wa musore. Aba bantu nabo nabo ubonye akumva ngubwire umuntu wanditse biriya bintu biba bigaragara ko afite urukundo. Cyo si cyambere, ibyo byo ndabyemera. urabyemera? Yego. Icya kabiri ntiwagira urukundo udakunda, bivuze ko nkunda. Yego. Icya gatatu uruko ukunze se uretse gato ndetse nkunda igiti, nkunda igiti, nkunda umuntu. Suko umuntu ni gutanda, ariko uruko umuntu akunze ntago ariko n'abakundwa osinjye. Ariko Reka iby'urukundo rwa Chris Easy tubisimbuke, ahubwo tuvuge ku bigwi bye. Uwavuye kuri Rukundo Christian agahita yitwa Chris Easy, bamwe muri twe twibazaga ngo yaje ate, yazamutse ate, byagenze bite kugira ngo agere aho ageze ubu ngubu. Chris Easy ni umwe mu basore b'abahanga bubatse amateka mu gihugu cy'u Rwanda kubera ibihangano bye byiza kandi bikunzwe na buri wese, kandi nawe urimo. Si ibyo gusa kandi Chris Easy ni umwe mu basore bari gutwara ibihembo cyangwa se ibikombe bimwe na bimwe byo mu Rwanda. Urugero nk'igihembo cya Kiss Summer Award
ariko ibaze ko babarira nzereka abantu babarira banza ufate ubuna waza wifunga uburyo tori foto we icyo ni igihembo cya Kiss Summer Award kugeza kuri ubu ngubu akaba yaramaze kubyibikaho. Si ibyo gusa kandi yatsindiye n'ibihembo bya Isango na muzika. Nyuma yo gufata ibyo bihembo byose kandi Chris Easy afite amateka yihariye adahuriyeho n'undi uwo ari we wese, kuko Chris Easy urwego ariho ubu ngubu ni umuhanzi wazamutse ku rwego rwo kuba yazamura abandi bahanzi bakiri hasi. Urugero nk'abahanzi yabashije kuzamura harimo uwitwa Paccy Kizito bakoranye indirimbo yitwa Basi Sorry, kuko iyi ndirimbo yarebwe n'abantu benshi bakaba hafi 1.4 miliyoni n'igice. Byumvikana yuko bamwe muri twe tutari tuzi Paccy Kizito uwo ari we, ariko kubera iyi ndirimbo bamwe mu bantu bafana Chris Easy bivuze ko na Paccy Kizito bamumenye. Bityo rero gukorana na Chris Easy ukizamuka bivuze yuko uhita ucyamamare mu kanya nk'ako guhumbya. Si ibyo gusa kandi Chris Easy afite indirimbo karondura. Iyo ndirimbo wakibaza ngo ni iyihe? Nta yindi, iyo ni Bana. Iyo ndirimbo akaba yarayikoranye na Shafi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ikaba indirimbo yubatse amateka, kuko kugeza kuri ubu ikaba imaze kurebwa n'abarenga 10 miliyoni mu mezi 5 gusa. Gusa ikigaragara cyo nuko uyu Christian ari umuntu ukunze kwitondera ibintu akora, kubera yuko abanza gutinda gukora indirimbo ariko yasohora indirimbo ikaza ari rurangiza. Mboneraho no gushimira mwe mwadukurikiye muri iki kiganiro twabateguriye kuri Chris Easy. Kibagezagaho nitwa Dani. Iki kiganiro kikitwa sobanukirwa amateka ku byamamare cyangwa se ubutunzi bwabo.